Uyu munsi ni kuwa kane. Marika yabyutse kare cyane kubera ko azi ko afitanye gahunda n'akanyugunyugu. Yabyutse kare, aritegura, ibintu byose abishyira ku murongo, mu cyumba cye arahatunganya neza, buri kantu kose agashyira mu mwanya wako, arangije ajya gukaraba. Arakaraba neza, aritunganya, yambara neza, imisatsi ye arayisokoza neza, arangije asanga mama we mu gikoni. Nuko n'ibyishimo byinshi ahobera mama we mu gitondo, aramubwira ati mama waramutse neza. Mama we aramusubiza ati waramutse mwana wanjye, ese waryamye neza? Yego mama, naryamye neza, nasinziriye neza, kandi narose neza. Uzi ukuntu narose mbikubwire? Yego mwana wanjye, mbwira. Mama, narose ka kanyugunyugu. Warose akanyugunyugu? Ariko se wowe uhora urota akanyugunyugu? Uhora utekereza akanyugunyugu? Yego mama, nakarose rwose, kandi nizeye ko uyu munsi ndi ukabone, kuko twahanye gahunda uyu munsi kuwa kane. None se mama, uramperekeza? Wansezeranyije kuzamperekeza, kandi uyu munsi ni kuwa kane, dore hageze. Nitunganije ibintu byose, nabitunganije, rero nizeye kuri bumperekeze, tugasubira kujya kureba ka kanyugunyugu kaduhaye gahunda uyu munsi. Nuko mama we aramusubiza ati yoo mwana wanjye, nta kibazo rwose, iyo gahunda ndayibuka neza. None rero banza unywe igikoma, numara kukinywa ugende woza amenyo neza, numara kwitunganya ufate umupira wifubike, nanjye ndifubika, twambare inkweto nguherekeze, tujye kureba ka kanyugunyugu riri agacuti kawe mu ishyamba.